nyagasani Yezu n'abane na hamwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu asohotse mu ngoro yihitira, abona umuntu wavutse ari impumyi, acira hasi maze amacandwe ye ayatobesha kondo, asiga ku maso y'impumyi. Maze arayibwira ati jya kwiyuhagira mu cyuzi cya Sihirowe. Nuko impumyi iragenda iriyuhagira, ihindukira ihibona. Bituma abaturanyi n'abandi bari barabonye asabiriza bavuga bati, uriya si wa wundi wajyaga yirirwa yicaye asabihiriza. Bamwe bati ni we, abandi bati si we, ahubwo nuhusaha nawe. Arababwira ati hinige. Hari ku munsi w'isabato, igihe Yezu atobye akondo, agahumura amahahaso ye. Abafarisayi nabo bongera kumubaza uko yahumuhutse. Arababwira ati, yansize akondo ku maso, ndiyuhagira none ndahabona. Bamwe mu bafarisayi baravuga bati, uwo muntu ntakomoka ku Mana, kuko atubahiriza isabato. Ariko abandi bati, bishoboka bite ku munyabyaha yakora ibitangaza nk'ibi? Nibwo biciyemo ibice, barongera babwira impumyi bati, wese uwaguhumuye umuvugaho iki? Arababwira ati, n'umuhanuzi. Baramusubiza bati, wazikamye wese mu byaha ukivuka, none ni wowe ugiye kutwihigisha. Nuko bamusuka hanze. Yezu aza kumva ko bamuroshye hanze. Bahuye Yezu aramubaza ati, wemera umwana w'umuntu? Warasubiza ati, nyakubahwa ninde ngo mwehemere? Yezu aramubwira ati, wamubonye kandi niwe muvugana. Nibwo avuze ati, ndemera nyagasani. Nuko arapfukama aramuramya. Hundwi impundu nyagasani. Oh
wowe jambo rihoraho singizwa ku isi hose. tukweguriye imitima saga mu bo waharemye. bavandimwe, ubuhanga bw'Imana n'ubuhanga buhanitse n'ubuzima bw'Imana burenze imyumvire yacu. Kugira ngo umuntu abwumve nuko hifashishwa ingero z'ibyo tuzi mu buzima bwacu. Umukiro n'ubuzima bw'Imana iduha muri Yesu Kristo, kugira ngo twumve akamaro udufitiye n'ubushobozi bw'uwo mukiro. Ibyanditswe bitagatifu biwugereranya na bimwe mu bintu tuzi mu buzima bwacu n'akamaro kabyo. Kimwe mu bintu ibyanditswe bitagatifu byifashisha kuduhishurira umukiro w'Imana uko uteye n'urumuri. Icyumweru gishize ubuzima duhabwa muri batisimu dukesha Yesu Kristo, byanditswe bitagatifu bidusobanurira n'ikimenyetso cy'amazi. Iki cyumweru byanditswe bitagatifu muri aya masomo birifashisha urumuri tuzi neza, tuzi akamaro karwo mu buzima bwacu. Urumuri ni ikintu gikomeye cyane cy'ingirakamaro mu buzima bwacu. Iyo umuntu ari mu mwijima ntashobora gusohoka mu ngoro nk'iyi ngiyi, ashobora kumara amasaha agenda agwira abantu, agwa mu ntebe, agakomereka cyangwa agakomeretsa abandi, agakandagira abana abanyantege nke, kuko mu mwijima ntabwo ababona aho ari n'abo bari kumwe. Nawe ubwe arakomereka agakomeretsa n'abandi. Mu mwijima buri muntu muhuye uramutinya, ukavuga uti uriya muntu ni umugiranabi cyangwa umujura kambayeho. Ni nayo mpamvu usanga umuntu agirira nabi undi mu mwijima, kuko buri muntu wese amwikanga. Iyo tubonye urumuri nibwo tumenya ko wa wundi mwicaranye, wa wundi muri kumwe ari umuvandimwe wawe, aho kugira ngo agutere ubwoba ndetse ube wamugirira nabi wumbwira ko wirwanaho, ukabona ko ari umuvandimwe. Twarabibonye mu bihe by'umwijima mubi mu mateka yacu, aho umuntu yatinyaga umuturanyi, yatinyaga umuvandimwe, yamwikangaga, akavamo ubwicanyi n'inzangano zikomeye, kubera kuba abantu bari mu mwijima w'urwango, batabona ko abo bahemukira cyangwa baba bari kumwe ari abavandimwe bahuje umubyeyi Imana. Ariko mu gihe urumuri ruje, iyo abantu babonye urumuri aba ari ibyishimo n'umunezero, bikuraho ubwoba, abantu bagasabana bakishima, kuko usanga wa wundi watinya gukwegereye ari umuvandimwe wawe, atari umujura ubundi wari wegeranyije utwawe ngo ataza gukora mufuka,
ukaza gusanga ni umwana wawe, ni umubyeyi wawe, ni umuvandimwe wawe, mugahoberana, mugasabana, kubera urumuri rutuma mubona aho muri n'abo muri kumwe ko ari abavandimwe, ukabona ko ukikijwe n'ibyiza bitatse aho uri. Umunsi mukuru nk'uyu nguyu tuba twatatse kugira ngo hase neza, mu mwijima ntabwo ushobora kubibona n'ibyiza bihari bitatse ngo ubyishimire. Yezu Kristo niwe rumuri rutumurikira kandi akadusangiza ku buzima bwe n'urumuri rwe, akadutuma ati namwe nimugende mube urumuri mu isi aho muri, kuko ivanjiri itanga urumuri rumurikira abantu bakabona inzira y'umukiro. Abantu iyo tutamurikiwe n'Imana tuba turi mu mwijima, tuba turi mu bujiji, turi impumyi, tutabona ibintu uko biri, tutabona ibintu nk'uko Imana ibibona cyangwa nk'uko abamurikiwe n'Imana babibona. Tuba tutabona abantu uko Imana yabaremye mu bwiza bwabo. Mu isomo rya mbere Nyagasani agira ati ntabwo ndeba igihagararo, ntabwo ndeba igihagararo. Abantu mu buhumyi bwabo bareba igihagararo. Mu gihe Yesu yazanaga abahungu be, uwibanze yavuga ati uyu nguyu niwe ukwiriye kuba umwami, umusore uteye ubwuzu. Ariko Nyagasani aravuga ati ntabwo ari uyu, njye ntabwo ndeba igihagararo. Azana abahungu be bose, yumva ko nabura ari bo bakwiye kuvamo gutorwa mu mwami. Hakaba hari agahungu gato k'agahererezi batahaga agaciro, kari kari mu matungo karagiye. Nibwo Samweli yabazaga ati se ko mbona muri aba bose ntawe Uhoraho yahisemo, ni aba nyine ufite, nta wundi? Hari agahungu kari mu matungo, buriya se kariya kavamo umwami? Hari agahungu kasigaye numvaga atari ngombwa ko kukazana. Ati genda mumuzane. Amuzanye nibwo Nyagasani yabwiraga Samweli ati uyu nguyu niwe ntoreye kuzaba umwami wa Isirayeli. Nyagasani rero yatweretse ko areba umutima, ntabwo akangwa n'igihagararo. Nyagasani natwe atwigisha kureba umutima aho kureba igihagararo. Iyo ubonye umuntu wambaye neza w'umusirimu w'umuzungu, uravuga uti uriya ntabwo aje, ntibishoboka, uriya ntabwo ari we wanyibye, ariko niwe wanyuze hano. Uriya musirimu, uriya n'umuzungu yakwibasa. Hagira ibyago umukene wambaye nabi, usa nabi, uhanyuze we anaje nyuma byabaye, nta kabuza n'uriya, kubera uko umubona asa, kubera uko umugaye igihagararo, ukamukekera ubusa, arengana. Abasore n'inkumi iyo barambagiza, ubona umukobwa mwiza ukavuga uti nta wundi n'uriya, niwe numva rwose undashe twakubakana urugo. Cyangwa umusore uteye neza w'ibigango, n'uriya umugabo ndamubonye. Ariko uribeshya, banza urebe umutima, banza umenye umutima. Bavandimwe rero, babyeyi, barezi, uburezi butangwa mu ishuri, uburezi bufite ireme, buba bumurikiwe n'ivanjiri, buba bufite urumuri rufasha abo turera babyiruka
kubona neza, kugira urumuri no kubona neza ibintu, kubona neza ubuzima, kubona neza abantu nk'uko Imana ibabona, kumurikirwa n'Imana bakabona inzira iboneye y'ubuzima n'umukiro itanga, kugira ngo ejo rubyiruko utazarindagira mu mayira y'isi n'impano wari ufite n'ubwenge wari ufite bikaba impfabusa, twese bikatubabaza. Nande ati ni umuhanuzi, ni umuntu w'Imana, nta wundi wagira ubwo bubasha, ni ububasha bw'Imana, ni umuntu w'Imana, ni umuhanuzi. Nubwo yari atarabasha kumuvuga mu izina, ariko uko amusobanura wumva ari Yezu Kristo nta wundi. Ari nayo mpamvu abayahudi bahise babyumva vuba, bati ubwo ni wa wundi Yezu abantu bari mu kuyoboka, wa wundi wigisha ubuyobe. Kuko Yezu yahoraga apfa nabo isabato, kutubahiriza isabato. Bati ntureba, dore yishe isabato, yakoze umurimo wo gukiza ku munsi w'isabato. Mu gihe Yezu we yabaga ari ugutabara umuntu, gutabara ubuzima, gutabara uri mu kaga kugira ngo aramire ubuzima bwe, abandi babaga bareba isabato, ibikorwa by'urukundo n'impuhwe ntacyo bibabwiye, bakamushinja ko ari we wica amategeko y'Imana, mu gihe ari we wubahiriza amategeko y'urukundo. Iyi mpumyi rero yo irabona ko Yezu ari umukiza, irabona ko Yezu ari intumwa y'Imana, irabona ko Yezu ari intungane y'Imana, mu gihe abayahudi bo bumva ko bafite amaso mazima nyamara barahumye ku mutima no kuri roho, batabona ububasha bw'Imana muri Yezu Kristo, batabona Imana n'umukiza wabasuye muri Yezu Kristo. Ubu nibwo buhumyi bubi bwa roho, ubuhumyi bw'umutima n'ubujiji Yezu yaje kudukiza. Mu isomo rya kabiri Pawulo mutagatifu aratubwira ati mwebwe ababatijwe mwavuye mu mwijima, mwagizwe urumuri muri Nyagasani, nimugenze nk'abana b'urumuri. Muri batisimu Kristo yadusangije ku buzima bwe n'urumuri rwe, adutuma kuba urumuri mu isi aho uri kugira ngo umurikire n'abandi. Iyo turi mu urumuri rugiye tukaba turi mu mwijima hano, niyo waba ufite akabiriti ukagacana, urwo rumuri rufasha bose abari hano, nabura bakabona aho umuryango uri n'inzira bashobora kunyuramo basohoka. Niyo umuntu yaba ari ku musozi kure agacana akabiriti, urwo rumuri urarubona mu mwijima w'icuraburindi. Rero ni mu urumuri aho muri iyi si yacu, mu bihe bibi by'amateka yacu, umuntu wabaga afite urumuri ruke rw'ukwemera n'urukundo yaramiraga benshi, yakizaga byinshi. Abantu bakora ibibi bose bitwikira ijoro, bitwikira umwijima. Abajura n'abagira nabi bagenda mu mwijima, babikorera mu mwijima. Ubusambanyi n'ihohotera ry'abari n'abategarugori ryokamye sosiyete yacu muri iki gihe, ni ibintu byose by'umwijima, ntabwo ari ibintu byo mu mucyo. Abarozi n'abacuragura bose bitwikira ijoro n'umwijima. Iyo urumuri ruje bose barahunga, n'uwo washakaga kwiba akagarura akaboko.
uwo bukereyeho yagiye gucuragura cyangwa mu marozi abura aho ahungira. Kuba umwana w'urumuri rero ni urukundo n'ubugiraneza, ni ukugira ukuri n'ubutungane. Muri make ni ugukora ibishimisha Imana, ni ukuba uri mu rumuri rw'Imana, n'uneza n'urukundo, amahoro n'ibyishimo. Bavandimwe, turi mu mwaka w'uburezi, aho dushaka kurera umwana ushoboye kandi ushobotse, guha abato uburezi bufite ireme. Umwana ushoboye kandi ushobotse aba ari umwana ugendera mu rumuri, aba ari umwana ugendera mu rumuri, aba ari umwana w'urumuri utakorera mu mwijima. Iri shuri abakurambere bacu bahisemo neza, bariragiza Mutagatifu Yosefu. Mutagatifu Yosefu wareze umwana w'Imana. Mutagatifu Yosefu ni icyitegererezo cy'abarezi, we wareze umwana w'Imana. Yezu Kristu yaje ashaka kuduha urugero n'ishusho y'umuntu wujuje ubutungane, umuntu wuzuye usabwa n'inema y'Imana, umuntu wuzuye mu mubano n'Imana no mu mubano n'abavandimwe. Kuba yararezwe rero na Mutagatifu Yosefu, Mutagatifu Yosefu ni umurezi ukomeye, icyitegererezo cy'abarezi. Niwe wabaye umurinzi w'urumuri. Bana bacu rero, barezi, babyeyi, ishuri ni igicumbi umuri, ishuri ni igicumbi cy'ubumenyi, ni urumuri rucyaha ubujiji. Aho ubumenyi bugeze, ubujiji bwigirayo n'umwijima, umuntu agakorera mu mucyo w'ubumenyi, w'urumuri rw'ubumenyi. Aha niho mukura urumuri ruzabamurikira mu buzima bwanyu kugira ngo mukoreshe neza impano Imana yabahaye. Buri umwe Imana iba yaramuhaye impano. Turabibona uko abana banyuranye bafite impano zinyuranye. Mukakantu gahe igihagararo, ariko bajya mu kizamini ugasanga niwe ubaye wa mbere mu ishuri, mu ntara no mu gihugu, kandi wabonaga ari akantu utakekera ubwo bwenge. Kajya mu kibuga ari kagufi kakiruka, abafite amaguru maremare kubera ko kifitemo impano. Izi mpano rero Imana yabahaye, urumuri rw'uburere n'ubumenyi muhabwa, rubamurikira kugira ngo muzikoreshe kugirira abandi akamaro, kuko Imana iba yarakuremeye ubutumwa, hari ubutumwa ishaka kuzasohoza, ikaguha n'impano uzakoresha kugira ngo ushobore kubusohoza mu bavandimwe, mu muryango, mu gihugu, kugira ngo uyibere intumwa, uyibere amaboko, uri muganga uvura, uyibere ijwi, uri mwarimu wigisha abandi ubajije n'ibindi. Kuko kuba umwana ushoboye rero n'umuntu w'ingirakamaro ejo mu muryango, mu kiliziya no mu gihugu. Umwana ushobotse agendera mu rumuri ku buryo atagenda agongana n'abandi, atagenda ahutaza abandi, abakomeretsa, abababaza, abahemukira, kuko agendera mu rumuri, agenda amurikiwe n'urumuri rw'Imana, bigatuma aba umuntu wizihiye Imana, umuntu bose bizera, waha inshingano zikomeye, bose bishimira kubana nawe no gukorana nawe. Noneho kuba ari umwana ushobotse, n'ejo umugabo n'umugore ushoboye mu bumenyi n'impano afite,
kandi akaba ashobotse mu mubano we n'abandi bose bishimira kubana nawe. Niyo ntego y'uburezi. Mutagatifu Yosefu, urugero rw'abarezi, adusabire dushobore kugera kuri iyi ntego. Nyagasani Yezu nabane namwe.